Asanzwe arwana cyane kabisa. Nuwitwa nde? Amwita Cyuzuzo. Wanu nyanga igare ugera n'ibiradi. Urya n'umusazi. Ndumva mwashaka umuntu nyine wamuhohoteye bakaba bajya mu buyobozi ku buryo bamuvugana nyine papa. Ndagusuje mukunzi wacu ari nakora naguha ikaze. Iyi ni KN Radio ishakira ukumi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ni mu karere ka Gasabo hagaragaye inkuru yica mugongo, inkuru bibabaje cyane, inkuru yababaje abatuye muri aka karere bitewe n'ibyo umwana w'umusore yakoreye umusaza. Ngo kandi ariko ngo nubundi ngo ubusanzwe uwo musore ngo akunze kugaragaraho ngo myitwarire itari myiza. Uraza kumenya mbese uwo musore yakoreye iki uwo musaza, mbese ubuyobozi bwatangaje iki kuri uyu musore wagaragaye akora ayo mahano ateye ubwoba, mbese inzego z'umutekano zo zatangaje iki, mbese abaturage bo basaba iki uyu mwana wakoze ayo marorerwa cyangwa ayo mahano. Icyo rero musabye nuko wadushigikira ukareba munsi y'amakuru yacu, urabona ijambo subscribe cyangwa sabone utukandaho n'akazugira kazana kugakandeho, icyo gihe uzabushimangiye yuko ugiye kujya ubu wa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Reka twitse gato turaza tubabwira byinshi kuri iyi nkuru yica mugongo kandi yababaje abayumvise bate muri aka karere ka Gasabo. Tubibutse ko iyi ari KN Radio. Reka nongere mbaye ikaze rero bakunzi bacu, ndagusubije kandi nanaguhaye ikaze hano kuri KN Radio ishakira ukumi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Mbere na mbere iyo tugiye kubagezaho amakuru yacu nkubwira ko buri gihe uba ugomba kujya munsi y'amakuru yacu urahabona ijambo subscribe cyangwa sabone utukandaho n'akazugira kazana kugakandeho, icyo gihe uzabushimangiye yuko ugiye kujya ubu wa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Ni inkuru yica mugongo, ni inkuru ibabaje yagaragaye muri aka karere ka Gasabo, aho umusaza witwa Nyandwija wo mu karere ka Gasabo yajyanwe kuvurirwa mu bitaro bya Kibagabaga nyuma yuko mu ijoro rya 31 Nyakanga 2024 yatangiriwe n'umusore witwa Cyuzuzo bakunze kwita Rudoviko, akamukubita ndetse akaza kumuruma umunwa akawuca amuziza ko yanze kumugurira icupa ry'inzoga nkuko yari yabimusabye. Ubwo yahuraga n'uyu musaza rero yamusabye kumugurira icupa ry'inzoga, ariko umusaza amubwira ko nta mafaranga yafite, kwayo yari afite yari amaze kurigura icupa ryo kunywa. Mu magambo y'ikiniga cyinshi, mu magambo ababaje, umwana w'uyu musaza wakomerekejwe yatangaje agira ati Gize ngagiye kumwikuraho uwo mugabo murumuye umuntu amukinze ikiganza na cyeta kiruma. Ubwo nyine niko bahise bafata igare bajya kuribika, barangije bareba ukuntu bamujyana kwa muganga. Soko ngo umuntu bawukuyeho yarambwiye ngo wanabuze umuntu kuko umugabo yamubwiye ngo yawumeze ngo azajye kumushaka, ngo umugabo yawumeze burundu azajye kumushaka. Abaganiriye na KN Radio bavuze ko uriya musaza yatangiriwe n'uriya musore ngo kuko yamusabye kumugurira icupa ry'inzoga abyanza ahita amwataka, bararwana birangira amurumye umunwa arawuca ndetse ngo uwo musore aza no kuwumira. Aba baturage baganiriye na KN Radio bagize bati Twatambikanye tugeze hirya duhura n'uwo mugabo aramubangamira. Sinzi ukuntu nyine nashigutse bacakiranye abaramurumye kuriya imba wabibonye. Soko ngo umuntu yawumize cyangwa n'ubuka yawumize. Amakuru kandi avuga ko uyu musore witwa Cyuzuzo uzwi ku izina rya Rudoviko asanzwe akora akazi ko gutwara abantu n'ibintu ku igare, aribo bakunze kwita abanyonzi. Ariko ngo ahora n'urugomo ngo kuko rimwe na rimwe ajya kubita abagenzi yatwaye abishyuza amafaranga batumvikanye. Abaturage ubwo bari barimo barabwira umunyamakuru wa KN Radio bamusubije bagira bati Ni umuntu witonda, ntago nk'inzoga wenda ngo ni ubusazi wenda kwa kundi umuntu waba yasinze. Twaganiraga rwose nanjye n'inshuti yanjye, ariko ibyo bintu ntabwo nari mbimuziho kabisa. uwo musaza bamuhohoteye n'umusaza twabanaga umunsi ku munsi,
nta bintu by'amahane nari muziho. KN Radio twagerageje kuvugisha uyu musore bita Rudoviko wari wakomerekeje uyu musaza, bwira ko n'ubundi busanzwe ngo ari ukubera abantu bamugirira ishyari bitewe n'urukundo afite mu bantu cyangwa bitewe n'ibiraka akunda kubona bo badakunda kubona. Mu magambo ye yagize ati ni amagambo y'abanyonzi kuko iyo dukora ntabwo tubura kubangamirana. Nyine hari ukuntu baba babona barushaho gutwara abagenzi bakaba bagira n'ibintu badakunda bagatangira bavuga gutyo nyine, ariko mu muhanda turabangamirana. Aba baturage kandi bakomeje basaba ubuyobozi ko bwagira icyo bukora ngo kuko muri aka gace hari abantu benshi bakunda gukora urugomo ngo kandi nta kindi bibyara uretse kubuza abandi baturage umutekano. Bavuze ko ngo ahanini biterwa no kuba urubyiruko rwo muri kariya gace rukunda gukoresha ibiyobyabwenge cyane ngo kuko bakunda kwambura abaturage ngo cyangwa ngo abaturage bahanyuze ngo bakabajugunya muri rigori. Niba ari ubwo businzi n'ubundi bumuhoramo agendana, ntago nakubwira uburyo yitwara kuko hari abagenzi benshi amaze guhohotera njye nagiye mbona. Ni ibisanzwe rwose muri uwo muhungu bavugaga ari we Cyuzuzo. Urumva ko n'ubundi njye sanzwe mbona atwara n'abagenzi, ntatinye no kubajugunya munsi ya rigore aranabambura. Umunyamakuru wa KN Radio yageragezaga kuvugisha ubuyobozi bw'akarere ka Gasabo ntago byadukundiye kuko twamuhamagaye ku murongo wa telefone ndetse tunamwohereza ubutumwa bugufi busanzwe message ndetse tumwandikira no kuri WhatsApp, ariko nigeze adusubiza ngo nyamara ngo ari amakuru yavugaga ko uyu musore akiri kwidedembya ndetse ngo nta nubwo yari yiyunga n'uriya musaza, ngo ahubwo yarumye ngo nta nubwo yari yiyunga n'uriya musaza yarumye umunwa wakawuca ndetse bikavugwa ko yanawumize. Aba baturage rero niyo mpamvu bababaye bitewe n'ibyo uwo musore yakoreye uwo musaza. Reka rero mbashimire mwe mwahisemo gukurikira amakuru kuri KN Radio, babwira ko mwakoze igikorwa cyiza kandi igikorwa cy'ubutwari. Reka nawe utarakora subscribe ngubwira ati jya munsi y'inkuru yacu urabona ijambo subscribe cyangwa sabone utukandaho n'akazugira kaza nako gakandeho, icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya ubu wa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Mugire ibihe byiza kandi Imana ijye ikomeza ibarinde.